Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyi si tuzayirirwamo ariko ntituzayiraramo, tuzayiraramo ariko ntituzayirirwamo. Turi mu isi nk'abashyitsi ndetse n'abimukira, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dusiganirwa kurya, kandi niho umukiza wacu azaturuka. Uyu munsi wa none ubwenge bwawe ufite, uburanga bwawe, ubutunzi bwawe wabwishingikirizaho, aho kukubera umugisha bikakubera umuvumo. Ako kazi ufite, ayo mashuri wize, ayo mapeti ufite, wayishingikirizaho, aho kukubera umugisha bikakubera umuvumo. Umunsi umwe Imana imaze kurema isi n'ijuru, imaze kurema ibintu byose, ibintu bimaze kuba byiza, ibona yuko iyo si itaba ko nta muntu uhari. Iravuga iti reka tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu. Imana irabikora, ifata ibyondo iratobatoba ibumbamo umuntu. Iyo sitati imaze guhagarara ifite ishusho nk'iy'Imana, ihumekera mu mazuru w'iyo shusho mu mwuka wayo, ya shusho ihinduka umuntu, aba Adamu. Ibona ko uwo muntu ari mwiza cyane, adakwiriye kuba wenyine, iravuga iti reka muremere umufasha umukwiriye. Imana igeze ayisinziriza uwo muntu buticura, isatura mu rubavu rwe, ikuramo urubavu rumwe, iruremamo umugore. Umugabo aranezererwa cyane kuko abonye umugore, amwita amazina. Aravuga ngo aka ni akagufa ko mu magufwa yanjye, aka ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu rubavu rwanjye. Babaho ngaho ngo Imana ihita irema Edeni, ingobyi. Aho ngaho imezamo ibiti byose ibyera imbuto, kugira ngo batazicwa n'inzara. Ishyiramo n'umugezi wo kujya uza gutoshya ya ngobyi ya Edeni. Hari hasa neza igihe cyose. Imana ibategeka kuyikorera isuku no kuyitunganya, bakayihingira, bagatungwa n'ibiri muri iyo ngobyi. Ntabwo bavunikaga mu yandi magambo. Ariko umunsi umwe Eva, umugore wa Adamu, arimo aragenda muri ya ngobyi, birashoboka ko yari agiye gusoroma imbuto ngo barye, ahura na Sekibi, ari we Satani, ari we Rusiferi, ari we Rwabuzisoni, ari we Rubuyero, ari we mugome ubaho, ni Satani. Satani ni mubi, Satani niwe urushya abantu, Satani niwe utuma abantu babura amahoro, Satani niwe wica, Satani ni umugome mubi cyane, nta cyiza na kimwe Satani ajya azanira isi, azanira abantu. N'umunsi umwe ava mu ijuru kubera ubwibone, yaramanutse ku isi. Mu ijuru baravuga ngo genda wasi we, ugushije ishyano kuko ugwiriwe n'umubi. Ijuru ryari rizi ko Satani ari mubi cyane,
Satani yageze ku isi arabuyera rero ntabwo yigeze yicara, yagiraga ishyari cyane, ishyari ryaturutse kuri Satani. Satani yari umunyeshyari ku rwego rwo hejuru. Nuko Satani cyangwa se wihinduye inzoka, yani magambo inzoka bishushanya umuriganya, nurota inzoka ikurya cyangwa se uri kumwe nayo cyangwa se ugiye kukurya, umenye yuko hafi aho ngaho hari uburiganya, hafi aho ngaho hari ubugambanyi. Nubwo Bibiliya itubwira ngo mugire ubwenge ng'ubw'inzoka, inzoka aho igeze yihindura, yisanisha n'aho ngaho, kandi ngo umunyamakenga iyo abonye ikibi kije aracyitaza. Inzoka nayo iri mu bintu bikunda kwihisha cyane, ku buryo ushobora gutambuka ahantu iri rwose ntumenye ko inzoka ihari, ikurya yakwiteguye neza, ariko nayo iri mu bintu bigira ubwoba kubi. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo mugire ubwenge ng'ubw'inzoka. Inzoka igira amakenga, kandi inyamaswa itagira amakenga yishwe n'umututizi. Natwe rero dukwiriye kugira amakenga mu byo dukora byose, mu mirimo waba urimo yose, mu kazi waba urimo, ahantu hariho hose ukwiriye kwitwararika ukagira amakenga. Ngo nuko ngo ya nzoka iraza ivugana na wa mugore. Ijambo riravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Ni amagambo umugore yasubije y'iriya nzoka. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, nawe unyumvire, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa ng'Imana. Mbega umuriganya Satani! Mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, amaze kubona yuko icyo giti gifite imbuto nziza zo kurya, ng'iki giti mubona mpagaze iruhande rwacyo gifite imbuto nziza pe, gifite imbuto nziza. Uwo mugore amaze kubona yuko rero gifite imbuto nziza, ari icyo kuribwaho ako kanya, ahita agira kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo. Uwo mugore ahita asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe, aho n'umugabo we wari kumwe nawe. Ntabwo uyu mugore yari wenyine. Uyu mugore Bibiliya ivuga ko yari kumwe n'umugabo we. Ese inzoka yavuganye n'uyu mugore umugabo adahari? Ariko ngo bari kumwe aho hantu. Yarasoromye ararya amuhaho kuko bari kumwe. Arazirya, amaso yabo yombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Imana itugirire neza cyane.
niba uri muri Yesu neza gumamo, uko biri kose ntabwo bizagukoza isoni nuguma muri Yesu. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Aba bantu bombi aribo twita inkomoko yacu uyu munsi wa none, bari muri paradizo banezerewe ntacyo babuze, ngo bari bambaye ubusa, ntabwo bamenyaga yuko bambaye ubusa kubera ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana burakwambika nshuti yanjye, ukambara umwambaro umwe buri munsi, ariko abantu ntibamenye yuko ufite icyo kibazo. Ubwiza bw'Imana buragusiga ukamara icyumweru utarya, ariko bakureba bakabona yuko urya buri munsi. Rimwe na rimwe ukaruta abarya bureba, abarya inyama, abarya mayoneze, kubera ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bujya bukayanganira ku muntu. Ndagira ngo ubwire ngo mu bintu ukwiriye gusaba, ujye usaba ubwiza bw'Imana bukubonekeho. Aba bantu nabo bari bafite ubwiza bw'Imana, ntacyo bari babaye rwose. Imana itugirire neza cyane. Ngo ariko bamaze kurya kuri iki giti, amaso yabo arahweza, babona yuko bambaye ubusa, batangira kugira ubwoba, batangira kwiremeraho ubucocero. Ni nako abantu iyo bavuye mu buntu bw'Imana bakajya mu isi, bagasosokamo bakajya mu isi, isi bacanga, kuyibamo bikabagora. Iyo bahinduka besikoro kandi barahoze mu nzu y'Imana kubera ko isi yabananiye. Nibo banywa inzoga bagasinda, bahoze mu nzu y'Imana, bigana b'isi, inzoga zikabananira, zikabagarika hasi batananyoye nyinshi. Nibo bantu batabasha kwihanganira ibibagerageza. Nyine nawe uzareba umuntu wahoze mu nzu y'Imana, iyo yaramutse aguye akajya mu by'isi, uzareba ukuntu ahinduka, aba mubi kurenza uwari usanzwe abibamo. Niyo mpamvu kubwiriza umuntu wabaga mu nzu y'Imana biragoye. Tubita abapagani bo mu nzu y'Imana, abapagani bo mu rusengero. Bene abo ngabo kubabwiriza, umva, ni ngo kwasibuye. Kubwiriza umupagani wo mu rusengero ni ngo kwasa ibuye. Wagenda aho kugira ngo ubwirize umupagani wo mu rusengero umwe, wabwiriza abantu buzuye stade Amahoro, bari basanzwe ari abapagani batigeze bizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Nibura abuzuye iriya stade ntabwo hajya haburamo abantu 20 usengera, ariko abapagani bo mu rusengero niyo wabafata ukabuzuza stade, urababwiriza ngo ibyo ngibyo twagutanze kubimenya, twabibwirije kukurusha, wowe widukanga, we ntacyo tuyobewe, wowe uruwejo bundi. Mbese batangira kukurondora, kandi ari Imana ivugana nawe. Nuko babayeho nyine, ni abapagani bo mu rusengero, ntacyo bakora, baravuga gutura ntibatura, baravuga icyacumi ntacyo bajyana, baravuga kubaka urusengero reka da, baravuga gusapotinga itorero reka da. Bo bahora nyine nuko nguko. Ariko bene abo ngabo nibo bishyira imbere, nibo bazi imbere. Urusengero ni urwacu, nicyo twarwubatse, ubu byutse ahangaha. Mbese batangira kukubwira iby'imyaka yashize kera, ariko turi uyu munsi. Umurimo wa none ni uzahesha uwejo cyangwa uwejo bundi agaciro. Mwene data, we kwirata ingovu z'imiringa, nari umugabo ntabwo ijya igihabwa intebe.
oya muri ibyo yaravuze ngo mbisemo guhora nkizwa buri munsi, buri gitondo, buri nimugoroba, mbisemo guhora nkizwa. Gahora ukizwa ugakiranuka, haba ku manywa haba nijoro ugakiranuka, aho bakureba n'aho batakureba ugakiranuka. Imana ishimwe. Aba nabo rero bimaze kubabaho gutyo, ubwiza bw'Imana bubavuyeho, basanga bambaye ubusa, batangira kwiremeraho iki? Ubucocero. Batangira kwiremeraho ubucocero. Imana irabahana, Imana irabavuma, Imana buri muntu wese, ntabwo nabisubiramo, namwe murabizi. Tangira kubwira umugabo uburyo azajya abona ibyo kurya yishyura kuya, tangira kubwira umugore uburyo ki azajya abyara agowe, arushye, inzoka, tangira kwibwira yuko aho bazayibona bazayica. Mbese ibintu birakara cyane kubera ko ubwiza bw'Imana bwavuye kuri Adamu na Eva. Nshuti mwene data rero, niba uri muri Yesu neza, ugumemo, wishingikirize ku Mana, wumvire Imana. Icyo Imana igutegeka uyu munsi wa none, amategeko yayo uyagenderemo. Ubwiza bw'Imana nibukubaho, nta kigeragezo na kimwe utazabamo, nta rugamba na rumwe utazanesha, nta nzira n'imwe utazabasha kugira ute gusoza, nta musozi n'umwe utazabasha kurangiza. N'Abayisiraheli bavuye muri Egiputa kwa Farawo bagiye i Kanani kubera kumvira Imana, nubwo byagiye bibagora mu rugendo, ariko ngo bageze i Kanani babona hariho Yeriko. Yeriko yari urukuta runini cyane, ariko kubera kumvira Imana irababwira ngo muzenguruke 7, bazenguruka inshuro 7, inkike z'Yeriko ziraritagurika. Kumvira Imana rero bihesha umugisha, kumvira Imana bifungura amarembo, kumvira Imana bituma umuntu arama, bituma umuntu agera mu masezerano ye. Kumvira Imana harimo ibanga rikomeye cyane, kugendana n'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo ni ibanga rihambaye, ngo ni ibanga rihambaye cyane. Nawe utangire kugendana n'Imana, utangire kwitoza kubana n'Imana. Birashoboka ko wasubiye inyuma, birashoboka ko wacitse intege, birashoboka yuko wahuye n'ibintu bikakugerageza, umutima wawe ukananirwa kubyakira, ariko imbabazi z'Imana zisumba ibyo byose. Imbabazi z'Imana zisumba ibyo bikugerageza. Imana yabikuvanamo. Imana ngo umva yakunezeza, yaguha umunezero. Ngo hari umugore w'i Samariya wari ufite umuruho ukomeye cyane, ngo yari indaya, yari maraya, niko Bibiliya ijambo ry'Imana tubwira. Mu yandi magambo, nta cyerekezo yari afite, nta buzima yari afite, nta ejo yazaza hari naho. Ariko ngo Yesu ngaramanuka ajya ku iriba, ngahageze ahasanga uwo mugore. Aramubwira ngo mugore, mba amazi yo kunywa. Umugore aramubwira ngo mbese duhuye, naguhereza amazi n'ingande, njyewe ese naguha amazi koko? Wowe uri Umuyuda, ngenda Umusamariya. Ngo kandi ngo Abayuda ngo banenaga Abasamariya bari babizi. Abasamariya bari babizi yuko batasangira n'Abayuda, ariko Yesu we waje utavangura, waje aje kunga abantu, waje aje guhuza abantu. Umwami utarobanura ku butoni, wari kwibwira yuko uvuka mu bakene, wari kwibwira yuko uri woroheje. Umva ukuntu Gideyoni yaravuze ngo ngiye ngo ndoroheje, ngo mu muryango wo kwa Manase, icya kabiri ngende umuhererezi. Atangira kuzana inzitwazo. None uragira ngo Abayisiraheli n'abakirishiki, aya maboko y'Abamidiyani. Abamidiyani bakomeye gutya, bihuta, bakarishye gutya, batuzengereje, abakomeye barananiwe. Ngiye Abamidiyani n'abakirishiki. Maze ngo Uwiteka abwira Gideyoni, havuga ngo nzabana nawe, ugenda uko imbaraga zawe zingana, ni njyewe ugutumye, uzabanesha nk'unesha umuntu umwe. Imana ishimwe cyane. Nawe uri kwisuzugura rero, uyu munsi wa none wakiza umuryango wayo.
birashoboka ko ari wowe uteza ikibazo umuryango, ariko ukaba utabizi. Uve muri ibyo byaha utangire wumvira Imana, uve mu businzi wumvira Imana, uve mu bujura wumvira Imana, uve mu busambanyi wumvira Imana, uve muri ubwo bwibone wumvira Imana. Nutangira kumvira Imana, reka nkubwire, amarembo yawe azafunguka, na bya bintu ubona byanze uzabona bifungutse. Umva, nta musozi n'umwe utazazamuka utazaterera kubera kumvira Imana. Ariko mu gihe cyose ukiri muri urwo ruzerero, utarava muri urwo rungabangabo ngo usange Kristo akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzahora mu ntambara rudaca. Uzakorera amafaranga ubone ntacyo akumariye, uzagura inzu ubone ipfuye ubusa, uzagura moto ubone barayitwaye. Reka ngubwire, kumvira Imana niryo banga, nirwo butsinzi bwo kubaho muri iyi si. Ushobora kuba ufite umwanya mwiza, leta yaraguhaye umwanya mwiza, uri kumva ufite imodoka ugendamo, yemwe rimwe na rimwe banaragukodeshereje inzu yo kubamo, ukitwara uko wishakiye. Ariko reka ngubwire, ubwiza bw'Imana bukuvuyeho wamwara, wakiratura ushyize umuryango wawe mu kaga, ushyize umuryango wawe mu bibazo. Utangire usenga Imana, utangire winginga Imana, utangire ubane n'Imana. Reka ngubwire, uzanesha. Waba uri umusirikari, wowe uneze amatwi urimo urandeba, umva, ku rugamba usenga Imana, ntugatakaze Bibiliya, ijambo ry'Imana. Imana ikunda abasirikare, kuko kuva na kera igisirikare cyahozeho kirwanira igihugu. Umva, uba uri umusirikare, uba uri generali, uba uri umukuru w'igihugu, reka ngubwire, ibanga ni ugupfukama ukizera Imana. Imana, kwizera Imana bituma urama. Yaravuze ngo nimuca no mu muriro, ngo umuriro ntabwo uzabatwika. Ayo masasu mubamo abasirikare, abapolisi, ni umuriro. Ariko nimwizera Kristo wenyine, no muri ayo masasu abanzi bagombaho, ntabwo muzapfa, ntacyo isaso ryagutwara. Nuca no mu muriro ntacyo uzagutwara, nuca no mu mazi ntabwo azagutembana. Amazi ni ibigeragezo. Nshuti mwene data, wa musore we, wowe mukobwa undeba neza amatwi, na wa mugabo we, na wa mudamu we, nuca no mu mazi, amazi ntabwo azagutembana. Dawidi yaravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, izina ry'Imana nirishimwe. Umva, ubwo abantu baduhagurukiraga, aba bantu bari abanzi ba Dawidi, ngo baba baratumize tukiri bazima, baba baratumize bunguri, imigezi baradutembanye, amasura aba yaraturengeye. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ariko kuko Uwiteka yari mu ruhande rwacu, haleluya, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, byatumye Imana iduhisha. Imana iratwimana ntitwapfa. Erega nawe uba warapfuye nk'abandi. Nuko ubwiza bw'Imana bukuriho, nuko Imana ikigufite nk'umuntu wayo, nuko reka nkubwire, ubwiza bw'Imana bwikayanganira kuri wowe. Ariko tangira witoze kubana n'Imana, tangira witoze kugendana n'Imana. Birashoboka kuba wavugaga nabi wawe mu rugo, ubwira abana nabi, utonganya abakozi mu kazi, muri bizinesi, ariko tangira uba umuntu mwiza. Tangira uganiriza abantu, tangira uba umugwaneza, utangire wumve uri umuntu ukwiriye kuba igisubizo cy'abaremerewe. Erega Imana ikorera mu bantu, ntabwo Imana izava mu ijuru, irahari ariko iberaho cyane. Imana iri muri wowe, Imana iri muri njyewe. Waba igisubizo cy'abarushye, waba igisubizo cy'abaremerewe, waba igisubizo cy'isi. Uyu munsi wa none isi iri mu bibazo, iri mu rusaku, iri mu ntambara, iri mu byorezo, iri mu nzara. Ariko reka ngubwire, ntabwo ibisubizo by'iyi si bizaboneka abantu b'Imana atari bo babigizemo uruhare. Tangira witoze rero kubana n'Imana, tangira witoze kugendana n'Imana, tangira witoze kumva uri umuntu ubohotse. Tangira ugura urukundo, utangire ubabarire, utangire mbese uba umuntu. Abantu nibakubona babone kuri umuntu wahindutse, utari umugome. Ngo umwami yatanze itegeko Nebukadinezari ngo nibashyira abasore 3 mu itanura ry'umuriro, Sadaraka na Meshaki na Abedenego, ngo maze ngo babashyiremo, ngo kubera yuko banze kuramya ibishushanyo, banze no kumwumvira.
reka nkubwire abasore bari bazi Imana yabo baravuga ngo umva mwami reka tukubwize ukuri, usibye no kugupfukamira turemera no mu muriro tujyemo, ntabwo twapfukamira iyi bari. Imana yacu irahari ibasha kudukiza, ariko nibwo itadukiza. Iri jambo rijya rinkomeza cyane, haleluya. Ntabwo twubarira Bayali ngo maze umwami azamukana n'uburakari bwinshi, uburakari buramuzabiranya, haravuga ati nimubabohe, mubabohe amaboko mubajyane. Icyanangaje ni kimwe gusa, ngo nuko muri ba bandi babafashe bakajya kubajugunya mu muriro, ngo ari umuriro wafashe, ibirimbi by'umuriro byarafashe ngo birabica, barapfuye. Urucukurira mukasoro gatwara nyoko, kandi akebona igeramo. Ayiwe niko niko uyu mugani uvuga, akebona igeramo, ingota wicisha nawe nizakwicisha. Ngo maze ngo babashyiramo, ngo umwami ngo agiye kubona ngabona babagabo barimo baratembera, babasore batatu barimo baratembera mu itanura ry'umuriro. Uyu ni Saduraka na Meshake na Abedenego mvuga, barimo baragenda, ngo umwami aratangara. Ngo maze ngo bagenda ari batatu, ngo baragiye bibona harimo wa kane. Ngo umwami aravuga ngo none koko twashyizemo batatu, ngo kandi ngo bandi kubona ngo harimo undi muntu wa kane, ngo uyu muntu wa kane akaba adasanzwe, asa n'umwana w'Imana. Haleluya. Turashimira Imana iboneka hagati muri twebwe, batureba bakabona yuko Imana turiho. Imana ishimwe. Jya uharanira yuko Kristo agendana nawe, haba mu muriro, haba mu byago, haba mu makuba. Inzara niza, reka nkubwire ntugatakaze Kristo. Ubushomeri nibuza ntugatuma utakaza Kristo. Inzara niza ntugatakaze Kristo. Umva nushaka ukabura n'urubyaro ntibigatuma uva ku Mana. Imana ishimwe. Niba kwirukana no ku kazi ntugatakaze Kristo. Buri gihe cyeka byose ujye ugenda babone kuri umuntu w'Imana. Abantu nibakureba babone yuko uri umuntu w'Imana. Imana ishimwe. Ngo Nebukadinezari ajya kureba, wera uwo munsi batangira kuramya Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Nawe ugira ingingi kurengera. Abantu nibakubona babone kuri, bakubonemo Imana, batangire bizera Imana yawe. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo umwami ngo none ngafata Daniyeli bamushyira mu rwobo rw'intare babisonzesheje. Ngo maze ngo umwami aramubwira ngo genda muri urwo rwobo, ariko Imana ukorera, izina ry'Imana nirishimwe. Imana ikorera izabane nawe. Imana ukorera izagukize, izakurengere. Jewe sinabishobora kubera ko ninjye wasinyira itegeko, ariko nzi ko ufite Imana. Haleluya. Icyamba abantu bakamenya Imana yawe uyu munsi wa none, cyamba abantu bagatangira bakamenya Imana wizeye, kandi Imana ikiza. Aho abantu babuze k'Imana ihaboneka, aho imiryango yabuze k'Imana ihaboneka, aho inshuti zabuze k'Imana ihaboneka. Mwami aramubwira ngo Imana yawe ukorera ngo igukize. Ngo maze ngo umwami ngo arara adasinziriye mu museso, mu gitondo kararabyuka ajya kuri rwa rwobo, arahamagara ngo Daniyeli muntu w'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ese Imana ukorera yabashije kugukiza? Ese Imana, nyumvira ko kantu nawe kararyoshye, iri jambo riraryoshye cyane. Ese Imana ukorera, turashimira Imana yaduhamagaye. Ntabwo dukorera izindi mana, ntabwo dukorera Bayali, ntabwo dukorera Dagoni ntiyagukiza, Nyabingi ntizagukiza ziwanyu, Ryangombe ntiyagukiza, imbaraga z'abarungu ntizagukiza, ariko Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Imana ya Ibrahimu, Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego, Imana ya Daniyeli, Imana ya Yakobo ihindura izina, Imana ya Isaka. Iyo Mana yakurengera, Imana yawe yakurengera, Imana yakuremye yakurengera. Haleluya. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebwe twiringiye izina ry'Imana y'agakiza kacu. Haleluya. Imana iduhana umugisha rero, Imana itugirire neza, Imana ikurengere wowe wakurikiranye iki kiganiro. Imana iguha amahoro. Birashoboka kurushye, ariko Uwiteka kurengere.
yera yo mu ijuru ikwibuke mu byago no mu makuba. Imana ikwibuke mu mubabaro urimo. Imana ikwibuke mu gahinda ufite uyu munsi. Imana ikuruhure mu bigerageza urimo urarwana na by'uyu munsi. Imana ikurengere, ikubere umurengezi, ikubere n'umutabazi. Urarwaye, urarwaje, Imana ikurengere. Washatse ubura urubyaro, ariko ndahamagara yera yo mu ijuru kugira ngo ikurengere, igukize urubwa, iguteturure. Imana yaremye ijuru n'isi, yibuka isezerano yagiranye nawe, kubwo kuyizera ikunezeze, ikuremere ikintu cyiza. Shalom, shalom.